byiza ko dukwirakwiza ku isi hose ubutumwa bw'Imana. Twishimiye kubana namwe kandi turabizi ko tuzagerageza kuvoma abakozi. Yesu ashimwe. Twishimiye kubana namwe. Kozyemewe na nyir'ijambo. Isaac TV. Oh. Erega ubutame bwacu ntabwo ari ubwo busa mu mwami. Nawe akoreye Imana atazobishumbusha umurengera. Nawe mere gusiga ivy'akameremere kifuza, agakurikira umwami atazohabwa ingororano. Nubwo bipfa kwanga. Dutangure dusenga mu bwawe bwose dushobora guhaguruka. Data mu izina rya Yesu turagushimiye tuguha icyubahiro. Mwami Imana bavuze ngo hahiriwe ibirego byose n'umutima bwiza. Ndagushimiye kubwa Vestine na Dorcas na Irene twabashije muri iki gihugu. Icyubahiro kibe cyawe. Wakoze wagize neza. Dukoretse ibikorwa byose bigiye kubera aha hantu ibizoba byahegereje gushika bavuye muri iki gihugu. Mwami Yesu ndabakweretse ndabashize mu biganza byawe. Neza byo buri makuru wese ari ahantu umugisha abure nawe bwiza. Mwami Yesu icyinshi ubw'ejo bimenyesha amakuru cy'igihe iki gihugu itera imbere. Ndabakiriye ndanabashimira ku bwitange bwanyu cyane. Imana yo mu ijuru ihezagiye imirimo y'amaboko yanyu. Ndakiriye cyane abashyitsi bacu batugendeye kugira bazadufashe guhimbaza Imana no gutaza Imana. Murahawe ikaze. Imana yo mu ijuru iguhe cyane. Abasangwa namwe nyene murahawe ikaze. Imana yo mu ijuru ibahe umugisha. Murakoze. Reka duhe ikaze manajeri wabo ko yaduha n'ikaze n'abaririmbyi. Ikaze. Muraho neza ababyeyi. Turanezerewe kuba turi hano bwa mbere, yaba njyewe cyangwa se abahanzi Burera. Tugeze hano mu Bujumbura igihugu cyiza, kandi kuba ndi imbere y'abantu bameze umwe ku ruhande biranezeza cyane. Iyo mbona abanyamakuru Abaririmbyi ikaze. Murakoze. Twishimiye kuba turi hano kuba twateye intambwe tukaza gusangira namwe ijambo ry'Imana. Ni byiza ko dukwirakwiza ku isi hose ubutumwa bw'Imana. Twishimiye kubana namwe kandi turabizi ko tuzagerageza kuvoma abakozi. Yesu ashimwe. Twishimiye kubana namwe. Kuri Rasco. Dore ko mutabanje kubabaza amazina. Mwakoze cyane. Nanjye kubabona muri benshi. Ibintu birimo amavuta. Birimo amavuta kabisa. Ndashimira Imana nakiriye cyane aho usanga imbere y'ubwiza abanezerera cyane kandi n'ubundi mubwene twiteze kubona Kristo ciye mu myenda y'Imana cyane. Nibo biryamemo. Hano i Burundi ni igihugu cyiza, kandi mu byo dukunda tunafite n'intumbero nuko ahantu bakunda Kristo, ahantu bakunda Imana, tugomba kuza kubataramiza. Ntabwo turi c'est pas
ntabwo ari competition. Oya, hari abantu ntawe bakunda indirimbo za Christine Dorcas, babidusabye kuva kera, batandukanye tugerageza kubikora ngo turebe ko byakunda, bigenda byanga kubera ko tuba dushaka ko ibintu bikorwa mu buryo bikwiye ko bikorwamo bwiza. Ibi byagiye byanga si uko twangaga nkana, ni uko twabonaga ko nyine imitegurire itari kujyana n'ibyo dushaka kugira ngo dukore ibikorwa dukunda gukora. Bakurikira no mu gihugu tuvamo mu Rwanda, naho ibitaramo dukora ntabwo ari byinshi. Si uko twanga gutaramira abantu, ni uko twifuza gukora ibintu byiza akenshi. Bivuze ngo nimba twaje hano tuje gukora ibintu byiza. Icyo ni icya mbere. Icya kabiri, ukunda Kristo aho ava akagera akunda kumuhimbaza. Rero Dorcas na Vestina ni abantu mwamenye mubamenye kure, imbaraga zatumye mubamenya rero nazo zabazanye kugira ngo bahindure imitima y'abantu, kandi nicyo ituzanira. Igituma duhagurutse dukora kino kintu kubera ko dushaka ko, reka mvuge ya mvugo musanzwe mwumva, show z'abakizwa nazo zibaho. Sarasishwa muri umwaka wagiye guhera tutabonye concert ihimbaza Imana mu gihugu nini ariko simbuze nini. Rero Gospel Entertainment Limited iri mu byo yiyemeje gukora n'abo turi kumwe. Mu bo turi kumwe twaricaye turavuga ni gute umuziki uhimbaza Imana, indirimbo mpembazamana kuzigarukira. Turavuga ati reka uko amezi abiri cyangwa atatu bahaciye dukore, dutumire umuntu abantu bose bakunda biyumvamo, kugira ducagure MI Entertainment. Si kubera ko ari jewe nabiteguye cyangwa ubundi muntu twaricaye turavuga mbe mubona nk'ubu twofata maze kudufasha guhimbaza Imana gutazira Imana. Ikindi kibazo muca mubaza, mbega yamaze guhamagara abanyamahanga gusa? Oya, bizovana namwe uwo mwifuza, uwo abenegihugu bifuza kuzuzanya. Imana y'umujuru bamugisha cyane. Iravuga Christ Mission Glory Concert. Ni misiyo yatumye Yesu aza mu isi, kandi ni igihe cya Noheli. Turashaka yuko bamenya icyatumye Yesu aza mu isi, icyatumye Imana irungika Kristo aze hagati muri twebwe. Aricyo wantambiriye yavuze, Irene yabivuze, nta kindi kintu gihari. Turashaka ubutumwa bwiza buba mu bantu, kandi nta yindi kariyeri muzi atari kuvuga ubutumwa. Imana y'umujuru bamugisha. Koze nubwo yari yabivuze ntabwo ari competition, umurimo w'Imana nta nubwo badufite kuko ntabwo tubyikoreshwa, tubisora muri Kristo y'Imana. Ariko amazina Nitwa Dorcas. Ishimwe Vestina. Wumvishe kuva ku ndirimbo ya mbere yabo kugeza kuri iyi munsi, urazizi? zikewe. Okay. Rero abazikurikira hano ni benshi kandi barazimenye. Bivuze ngo ntabwo ari ukwiyemera, ariko dushobozwa byose na Kristo duha imbaraga. Bivuze ngo ibyo uzabona nibyo Kristo azaba yadushoboje. Murakoze cyane ku kibazo yarabajije. Nibaza yuko ahanini kijyanye na tekiniki, kikajyana na playlist. Hari amabanga ubundi abandi batari mwebwe biteze ishasha bazosanga kuri stage. Ni ukuvuga ngo nitwayavugira ngaha hari impamvu y'uko bazoza, tuba duhejeje gutanga igice cya show. So ni byiza yuko niba umaze kubyumva abandi babikora, genda nawe bisengere ibizokongere bibe, usanze nawe bitabaye hazoba haba ibindi byiza gusumba ibi.
hama ikindi ariko ntagira ndamwishyurire Irene ariko twese turamaze gufata ingendo burya biragoye cyane gufata urugendo nubwo rwaba ari urw'iminota 10 ushike wisanzura mu gihugu utari bwinjiremo na rimwe deja kibanza kugucanga atwigiye tuja mu Rwanda rya mbere byaraducanze hariho byinshi numva umenga bazava babishura bamaze kumara n'iminsi 2 mwariye ku biryo mwaganirije abantu sibyo kugira ngo nyine mwumve ka vibe ubu ntacyo barabona haize isaha imwe bahashitse nta kinini barabona yego nibasubire hari ikintu kimwe buriya kijya kigorana iyo umuntu ashaka kuvumba ibintu uhabwe n'ubundi ni byiza kandi muri abantu beza nababonye ikintu nari bupebe kuvuga cyangwa se mutari buvuze kuvuga ni uko hari rosho twavuye ku kigo cy'indege cyatugera hano sindi kuvuga mwebwe umunyamakuru kumwe mwambura abahanga cyane muzi ibintu byinshi ariko mufite abaturage beza cyane abanyagihugu beza donc biragoye njye ni umunyamakuru nagiye mu banyagihugu batandukanye bagavuga bakira abaturage abenegihugu bityo nkora ama interview menshi nk'uko namwe mubikora so mfite capacity yo kureba umuntu nkamenya rero icyo ahabwa tukaganirizwa n'imyemerere bivuze ko mufite abantu benshi bakunda ijambo ry'abantu kuva twava ku kibuga cy'indege kugeza hano amavido ya mwayafashe abantu baramutsaga President Dorcas bababwiraga ngo yisaba umugisha kugeza no kubasinzi donc uribaza ufite abantu baryoshye nyine abantu wabyumva tu mujye mushimira Imana cyane kubera ko buriya nimba hari ikintu cyiza kuririmbira cyangwa se kubwiriza ubwira umuntu usanzwe afite ibintu muri we biroroha uwavuze ngo kugira ngo bagire vibe ngo bisaba ko abantu baririmba indirimbo z'abarundi mbabwire mu checking platform zanjye nagiye posting amavideo menshi y'abantu bahangaha bari kuririmba indirimbo z'abadorkazi bivuze ngo iyo bigeze muri gospel nta muntu ugira indirimbo turirimba indirimbo twahawe n'Imana amen simply izo baririmba zose wayikunda utayikunda hari uwo yafashije hari umuntu ugiye kwiyahura yumva nahawe ijambo arabyihorera icyo mwihoreye se kutabiririmba indirimbo kanayikunda niyo mpamvu twaje isi donc rero iyo byageze muri media ndabizi gusa turarikora hari akantu kaza no gutwika ariko sometimes tekereza kuri roho z'abantu bro uri kuzitekerezaho hari umuntu ubayeho kubera ko yumvishe simagarara yaragiye kuva mu gakiza agakomeza agakizwa kuki utamuririmbe simagarara ibyo ni ikosa waba ukoresheje umuhanzi atayiririmbye kubera ko wamukanze muri press conference njyewe icyo nabashije kubona mu Burundi n'abakiriya gusa donc mfite amavideo ningera ku bitangazamakuru nkorera cyangwa se imenyeshamakuru nkorera mvuge ko Burundi bakunda Imana mvuge ko ari abantu bakira abantu neza iminota ntabwo kwakira abantu neza bivuze ko turaza no kurya kandi ndashonje ariko donc nibwo tugira hamwe umuremura mu maso arakuntu yishimye aramubonye abonye wa mwana yakunze ari mutoya agatuma akizwa uwo mukecuru ninamuha ibyo yashatse umumenyesha amakuru azamurisha amakosa reka tureke Imana ikora umurimo wayo nahoze uyu mukobwa abacika neza bazekura kuri channel yanjye naramuganirije nari muzi ntabwo nari muzi yarandirimbiye kuri WhatsApp arambwira ndi umurundi kazi ni mu Rwanda wambabari ukamenya byonyine gusa bivuze ngo twe turazamura ibendera ry'Uwiteka ntabwo tuzamura igihugu
we are simply focusing on Christ ibindi ntabwo tubizi sibyo reka duhimbaza Imana niyo yonyine ishobora kuduha ibintu dukeneye byose urumva hari konseri wenda nuko utari umuririmbyi ariko iyo ukora uyu murimo hari nubwo kuko no muri kamere bakunda kuba batuje ntabwo abantu bw'abahungu urumva reka baruhuke none bavuye mu ndege mu kanya ntabwo bararuhuka ibyo bwa mbere bayibonye kandi nasonye iki kibazo cya mbere bafite ikibazo kuzenguruka ibihugu bitandukanye sibyo dufite kuzenguruka ibihugu bitandukanye dufite ariko impamvu twahereye ku Burundi ni hafi y'u Rwanda turabizi ko n'ukuntu kuva mvutse mu nda Apolineri ndabizi neza ko hari n'abarundi benshi bakunda abahanzi bacu rero twahereye mu Burundi kuko ururimi turirimba turumvikana neza umwami twizera ni umwe ni hafi yacu bijyangura kugira ngo ubyuke njye kuririmbira mu Bwongereza nsimbutse Uburundi barampamagaye amen rero kwisanzura ko hose ahantu ni heza barisanzura ahubwo uzambarize konseri irangiye nzagwetere mbaze ngo ko nabonye batisanzuye bite nzagusubiza rwose Isaac TV. Oh.